Abantu batandukanye bakunze kugenda bibaza ku rukundo benshi bakunze kwita agahararo. Ese warumenya ute? Ese wamenya umuntu uje kuba yagukunda urukundo rw'agahararo rutari urw'ukuri? Ibimenyetso biruranga nibyo tugiye kuba twagaruka muri iki kiganiro kugira ngo uze kubisobanukirwa, kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazagira umuntu uza akaba yagushukisha urukundo rw'agahararo, nyamara wowe ukaba wamwegurira umutima wawe wose wumva ko urwo rukundo akuzaniye ari urukundo rw'ukuri, ndetse urukundo ruzaramba. Ahangaha nyuma y'uko amaze kuba yagenda bihita bigusigira agahinda gakomeye cyane, ugakomeza kuba wakumva ko urukundo rwo ari rwo rwose ari urw'agahararo. Ibi hari n'ababikomerekeramo mu buryo bw'iteka, ku buryo ahora yumva nta kintu kijyanye n'urukundo ushobora kuba waza ngo umubwire ukimwumvishe kimugere ku mutima, kubera ko aba yarakomerekejwe, ndetse ibi byose bigatuma ahora mu mutwe we yumvisha ko urukundo rwose ari agahararo, urundi rwose akumva ko urukundo rutabaho. Ibi byose nyine bikomeza kuba byamwangiza umutima. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, reka nkusuhuze no gushimira amaze gukora subscribe ku Ihozo TV, nge tujye kubona muri iki kiganiro ndi turo. Uko nabikubwiye rero, urukundo rw'agahararo hari ibimenyetso biba bigomba kururanga. Niyo mpamvu iyo ugize amahirwe ukaba ubizi ukabimenya, ugomba guhita ugira ute, ugomba guhita ubivamo. Iyo umuntu agukunda urukundo rw'agahararo, akwereka urukundo kubera amafaranga, ubwiza cyangwa inyungu runaka, rero uzajya uba tayari, ube focus, umenye impamvu uri kumwe n'umukunzi wawe, umenye impamvu, umenye icyo agukundira. Ahangaha rero bizagufasha kuba wamenya niba urukundo urimo rutari agahararo, kuko byanze bikunze iyo umuntu ari kugukunda urukundo rw'agahararo, bya bindi yaragukurikiyeho byose iyo bigize gutya bikagabanuka, niba ari inyungu runaka yaragutezeho iyo zigabanutse cyangwa zikagenda, niba ari ubwiza, niba ari buri kintu cyose nyine yaragukundiraga, byabara mu buryo bw'amafaranga, rero izo nyungu zose yari kugenda azibura, ahita ijya agira atya, ukabona atangiye gusubiza ibirenge inyuma, ukabona atangiye kugenda kumera nk'aho ari kuguhunga. Niba ari nk'imodoka wari bamubwiye ko runaka ufite ari yawe, ariko akaza kuba yavumbura nyuma y'uko iriya modoka atari iyawe, uzajya kubona ubone uriya muntu ahise agira ati, uriya muntu ahise yigendera. Umuntu agomba kukwereka, ugahita ubona ko urukundo ari kukwereka ari agahararo. Aguha agaciro ari uko hari icyo umufasha, iyo ufite amafaranga cyangwa ikindi kintu umufasha aragukunda. Ibyo iyo bibuze atangira guhinduka. Ikindi kintu cya kabiri rero, akagukunda kugusaba ibintu cyane. Akenshi agusaba amafaranga, impano cyangwa ubundi bufasha, ariko we ntakunda kugufasha. Ahangaha rero ibyo bimenyetso byose ndi kugenda kubwira, uzabanze ucunge koko niba mu rukundo rwawe uri kugenda ubibonamo. Ugenda rero ubibonamo, nicyo gihe cyiza cyo kuzagira ute, cyo kuzatangira kwikuramo uwo muntu. Ikindi kimenyetso nakwitaho mu bibazo, iyo ufite ibibazo cyangwa uburwayi ntagaragara cyane, cyangwa ngo ahangaha atangira kuba yagira ate, atangira kuba yakwikuraho, ukabona uburyo rwose, niba wenda bamubwiye ko urwaye kandi urembye, wumva ko ufite ushobora kubiburamo n'ubuzima, utangira kubona hari ukuntu agenda kwicaho gake gake. Byose rero nabyo nubibona, uzatangire kugira ute, uzatangire kugenda wikuramo umuntu. Akunda kuguhamagara ari uko hari icyo ashaka. Umuntu naguhamagara rero, umva ko kubera ko hari ikintu runaka gushakaho, uzamenye ko uwo muntu agukunda urukundo rw'agahararo. Niba ari umukunzi wawe ukabona igihe akwitayeho cyane, ni ukubera ko hari ikintu runaka gushakaho, uzamenye ko urukundo agukunda ari urw'agahararo. Ikindi kintu rero, ntashaka kukumenyesha inshuti ye cyangwa umuryango. Nubona umukunzi wawe adashaka ko inshuti zawe, inshuti ze mumenyana cyangwa umuryango we, uzamenye ko uwo mukunzi ufite wawe ari kugukunda urw'agahararo, byibuze kubera ko hari ibintu runaka gukuraho. Niwo murakomeza kugenda mugira muti mubana. Igihe cyose rero uzaba utagifite ibyo bintu nk'uko nagiye mbikubwira, azahita agira ati, azahita kwipakurura, ahite aguta gasozi. Reka dukomeze n'ibindi. Ikindi, akunda kukwereka urukundo cyane iyo wabaye umutsinzi. Iyo wageze ku kintu runaka, uhita ubona ko hari uburyo ari kukwereka urukundo rwinshi cyane. Rero nubona wa muntu utajyaga kwitaho, wa muntu wabonaga atagukunda, urukundo ubona ruhambaye, ariko hari ikintu runaka wabona ari kugukundira kubera ko wenda wabaye umutsinzi, icyo gihe uzamenye ngo urwo rukundo rurimo n'iki, ni agahararo. Ntakunda kuvugana nawe ku hazaza. Niba wumva uri kumwe n'umuntu kumva ntago ari kukubwira hazaza, kumva nta mishinga y'ahazaza muri kugirana, uzamenye ko uwo muntu byanze bikunze hari urukundo runaka atsimbye ahandi, wowe urukundo ari kugukunda kubera ko ibintu runaka agukeneyeho, kubera ibintu runaka
agushakaho naramuka amaze kubibona cyangwa akabibura, nyuma yaho n'ubundi uzagira ute, uzabona agize atya agahita yigendera. Ikindi kintu rero ni uko igihe cyose uzabona uwo mukunzi wawe akunda kuba yakubeshya, ukabona hari utuntu runaka bari kugukinga, ukabona hari ibyo umubajije, ukabona igihe cyose arimo arakugenda kubeshya, uzamenye ko urwo rukundo rurimo ni agahararo cyangwa hari ibindi bintu runaka biri inyuma y'urwo rukundo, ariko nibimara kuba byaboneka cyangwa bikaba byabura, azahita agira ate, azahita yigendera. Rero ibyo bintu byose, ibyo bimenyetso byose ugomba kuba tayari mu rukundo, ukamenya uburyo bigenda bikurikirana kugira ngo urukundo buriya ni ikintu gikomeye cyane. Urukundo ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu utagomba kubagira ute, utagomba kubagikinamo. Niba hari umuntu runaka mugiye kuba mwajyana mu rukundo, ukamenya uwo muntu koko ibye ibimwerekeyeho buri kimwe cyose, rero bimaze ko wakimenya bigufasha kuba utazababazwa nawe, kubera ko uba warageze ute, uba waramumenye, ukamenya niba agukunda koko cyangwa hari ibindi bintu runaka bigize bite bimuzanyemo. Ibintu wenda twagenda tunasorezaho ni uko urukundo rwe ruhinduka vuba cyane. Urukundo ni imwe na rimwe ukumva uyu munsi yagukunze, ejo yakwanze, uyu munsi yagukunze, ejo yakwanze. Ahangaha rero nabyo ugomba kuba tayari ukamenya ese impamvu anyanga ni iyihe, ese impamvu ejo agaruka akankunda ni iyihe. Rero ibyo bintu byose ukagenda ubihuza. Ibyo bimenyetso byose rero nagiye nkubwira, ugomba kubanza ukaba tayari neza kuko niba ari byo, kugira ngo utazagira icyo nyine ukaba wahubuka wenda ukavuga ati koko bya bintu ngibi ko nabyumvishe ngo uko bimeze. Oya, ugomba kubanza kwitegereza koko ese ibi bintu biriho biraterwa n'iki, ukamenya iyo biva niyo bigana. Kigiye ukabona kuba wagira ute, ukabona kuba wafata umwanzuro utazagira utya, ugahita ubona nk'ibimenyetso runaka ukavuga ngo ahangaha ibi bintu narabyumvishije, niyo mpamvu nawe ngiye kugira ne, ngiye guhita nkurikiza urukundo nkagira ne nkaruvamo. Kigiye ugomba kubanza ukaba tayari ukamenya ese koko ibi birimo biragenda muri wa murongo koko numvishije. Ahangaha nubona biri kugenda muri wa murongo koko nakubwiye, uzagira ute, uzafate umwanzuro kuva muri urwo rukundo, kuko igihe cyose bizarangira rugize rute, rukubabaje, rugushyize mu gahinda gakomeye cyane, bishobora kurangira ugize utya ukanga urukundo mu buryo bwa burundu cyane, ukumva ko urukundo ari scam. Ahangaha rero nahita mvuga nti reka mbashimire mwese mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV. Mwari muri kumwe muri iki kiganiro Lituru, komeze kugenda mugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, mukomeze gukora share, like and comment kugira ngo tujye dukomeza tubane igihe cyose. Murakoze, Imana umugisha.